Nk'uko rero hari bamwe bakomeje gukurikira Karungu TV, mwagiye mukomeza kutubwira ko hari ibimera mutajya mumenya, ndagira ngo mbereke icyitwa ngingo ijana. Ngingo ijana ni iki nicyo kimera cyitwa ngingo ijana nababwiye, ngira ngo murakireba neza, murabona ko gifite utugingo twinshi tw'umutuku, ariko hari n'ibiba byarakuriye ahantu ugasanga ntidusa n'umutuku, ariko iyi niyo ngingo ijana. Urumva rero nta muntu wakongera kugira ikibazo kuri ngingo ijana. Ngingo ijana ni iyi, mu kanya ndaje mbasobanurire, kamanze mbereke n'urujenone. Nk'uko tumaze kubibona rero, mubonye ingingo ijana, mubonye iyo ariyo, ndetse n'urujenone. Nigeze gutanga ikiganiro, ni ikiganiro, ni umuti nabwiraga abamama bafite ikibazo cyo kuva cyangwa se abakobwa baribwa mu gihe cy'imihango, ariko abenshi bagiye bavuga bati rwose ngingo ijana ntabwo twayimenye, ndetse n'urujenone ntabwo twarumenye. Niyo mpamvu mfashe uyu mwanya kugira ngo ngaruke mbibereka nk'uko nyine muri kubireba, mbabwira ni mwebwe icyo musabwa ni ugukora subscribe, share, like ndetse na comment, ubundi noneho nkaza nkagusobanura neza wowe ufite ikibazo cyo kuva, wowe ufite ikibazo cyo kuribwa mu gihe cy'imihango, uburyo ushobora gukoresha ibi bintu kandi noneho iyi ndwara igahagarara burundu. Nizera ndashidikanya ubwo nkweretse amafoto yabyo ndetse n'amashusho, aho iwanyu birahateye, kandi nkubwira ni imbaraga y'Imana ikiza ikomeza kugenda ikorera mu byaremwe. Nyuma rero yuko nkubwira uko bikoreshwa, reka dusabe Imana gutuma tugira imbaraga zo kwemera gukoresha uyu muti, kuko ni umuti uzagirira abamama benshi umumaro. Urakoze Mana waremye ibimera, urakoze yuko wemeye kugira ngo tubeho kandi ukaturemera n'ibizaturengera. Mwagasani Mwami Imana, uduhe kubyizera ndetse no kubyumva dushishikaye, tubishyire mu mutwe kandi tubikoreshe kugira ngo dukire, mu izina rya Yesu, amen. Nshuti rero, nk'uko tumaze kubibona, nkweretse ngingo ijana, ndetse nkweretse n'urujenone. Ndagira ngo nkubwire noneho rero, wewe ufite ikibazo cyo kuva, uburyo uzabikoresha. Fata ariya mababi y'urujenone uyaringanize, wenda n'amababi ya ngingo ijana, upfumbate mu gipfunsi amababi angana gutyo. Ushobora kuyateka mu mazi, ayo mazi akaba ariyo ujya unywa, ayo utetsemo ayo mababi nkubwiye ukanywa mu gitondo, ukongera ukabikora nimugoroba nayo ukayanywa. Ikindi ushobora gusekura ugakamura bivanze, ukajya unywa ibiyiko bibiri mu gitondo na nimugoroba wongeyemo amazi, ndetse mu mazi ashushe. Ni ukuvuga rero, weho nyine ufite ikibazo cyo kuva, cyangwa se wumva mu nda yo hasi hakurya, cyangwa se uribwa mu gihe cy'imihango, biriya bintu nubikora bizagufasha. Ikindi ugomba kurya nibura ikiyiko kimwe cy'ifu y'igisura mu biryo bya saa sita, ukakinywa mu gikoma cya mu gitondo, ndetse ukagikoresha no mu byo kurya bya nimugoroba. Icyo kiyiko cy'igisura ushobora kugikora mu cyayi washizemo na biriya byatsi nakubwiye. Ibi bintu nubikora uzaba wibereye umuganga, kandi uzaba wivuye mu buryo bworoheje. Ni uburyo buhendutse butazagutwara amafaranga, ni uburyo buhendutse buzatuma ukira kandi mu buryo bwihuse butanakugoye. Muvandimwe rero, biriya bintu bishobora gukiza indwara nyinshi kandi byongera n'amaraso. Ntiwibagirwe uko ubikoresha, ubwo uzaduhamagara, ariko uko nkubwiye, ubwo buryo nkubwiye bwonyine ubukoresheje biragufasha. Kora share rero usangize n'abandi, kuko tugiye kujya dukomeza tubigisha ibintu bigendanye n'ubuvuzi nk'uko twabyemeye, kandi tuzajya dukomeza dusoma na Bibiliya. Tuzagenda turi mu gitabo cy'Itangiriro, tuzabona n'abandi bantu bagiye bakoresha ibimera hariya mu bice byacu tuzabona biri imbere. Gusaba rero gukomeza kwibanira natwe, kandi kugira ngo ubwo Yesu azaba agarutse azasange imibiri yacu ari mitaraga, ari mizima, twarayirinze, maze ubundi azatwihembere ikamba ry'ubugingo, mu izina rya Yesu.